Itorero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo rifite intego ibaza ngo umwuka wera ninde? Umwuka wera ninde? Iki kibazo buri muntu wese yagombye kukibaza umukristo, akibaza ngo umwuka wera ninde? Umwuka wera ubana nawe ibihe byose, birakwiriye ko tumumenya uwo ari we. Igisubizo rero turakibona kandi turaza kukisobanukirwa cyane. Igisubizo cyihuse kiravuga ngo umwuka wera ni Imana imwe mu butatu. Ni Imana imwe mu butatu. Ibi bigaragazwa n'umurimo we mu iremwa ry'ibintu byose. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2. Reka tuhagere tuhasome. Igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana itwigisha. Ahangaha Bibiliya iratwereka ko isi nta shusho yagiraga kandi yariho ubusa busa, ari umwijima. Twereka ko umwuka wera w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Haleluya, haleluya. Umwuka wera w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ibi byatangiye kutwereka ubumana bw'umwuka wera. Imana yakoze imirimo mbere, yakoze imirimo uhereye kera. Ibyaremwe byose mu isi nta kiriho kitaremwe nawe. Imana yacu twigishe cyane. Turakomeza kureba ubumana bw'umwuka wera, kongera gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 3. Turongera gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa, twihute tuhagere, igice cyaho cya 5 turasoma n'umurongo waho wa 3 ndetse n'uwa 4. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisikariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Murongo wa 4. Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Amen. Aha naho haratugaragariza ubumana bw'umwuka wera. Ubumana bw'umwuka wera. Ahangaha tuhasomye inkuru ivuga iby'umugabo witwa Ananiya na Safira. Umwe yari umugabo undi ari umugore. Bari abantu babanaga mu nzu bafite ubutunzi babuhuriyeho, ariko Bibiliya ikatwereka ko hano igihe cyageze bakagurisha isambu yabo. Mu gihe bagiye mu nzu y'Imana babeshya abantu ibiguzi bagurishije isambu yabo. Ariko Petero ubwe aza guhishurirwa n'umwuka wera, ko Ananiya abeshye, kandi anamusobanurira amubwira ko atabeshye abantu, ahubwo abeshye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kujya dukora ibintu byose tukavuga ibintu ariko mu kuri, kuko umwuka wera ajya abasha guhishurira abantu bayo ko tubeshya mu ruhande rumwe, kuko ntacyo umwuka wera atagaragaza.
Imana yacu twigishe cyane. Umwuka wera rero ajya abasha kumenya ibyacu byose uko byakabaye, ibyo dutekereza, ibyo dukora. Umwuka wera ibyacu byose arabimenya. Turakomeza kureba hashingiwe ku bihamya bitatu. Hari ibihamya bitatu dushaka gushingiraho, shaka kuvugaho cyane, kugira ngo tuze kumenya neza imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zishobora byose. Haleluya, haleluya. Umwuka wera, ubumana bw'umwuka wera, Imana imwe yo mu butatu niyo turimo kuvuga ubu ngubu. Imana yacu ishimwe cyane. Reka turebe ibihamya bitatu bikomeye tugiye kurebaho cyane, kugira ngo tugumize kumva neza umwuka wera uwo ari we. Igihamya cya mbere, ashobora byose. Umwuka wera ashobora byose. Ibyo turabisanga mu gitabo cyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome igitabo cyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turihuta igice cya mbere, dusome n'umurongo waho wa 35. Twihute tuhagere, dusome twumve icyo hatubwira. Umurongo wa 35. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ahangaha Mariya yatekerezaga uburyo ki inkuru yari amaze kwakira yuko azasama inda, ariko hari ikibazo yari abajije. Marayika aramubaza ngo ibyo bizabaho gute, ko ntarigera ndyamana n'umugabo? Nibwo marayika yaje aramuhumuriza, aramubwira ati, umwuka wera azakuzaho. Haleluya, haleluya. Arakomeza hasi aravuga ngo nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Iki kiri mu bihamya gikomeye cyane kitwereka ko umwuka wera ari Imana imwe yo mu butatu. Imana yacu ishimwe cyane. Turakomeza dusoma n'ijambo ry'Imana, kandi ikindi gihamya gikurikiyeho ni igihamya kivuga ngo aba hose. Haleluya, haleluya. Aba hose, aba hose. Turasoma igitabo cya Zaburi, Zaburi 139. Zaburi 139. Twihute tuhasome, twumve icyo hatubwira. Zaburi 139 n'umurongo waho wa 7, turagera ku murongo w'10. Zaburi 139 umurongo waho wa 7, turasoma kugera ku 10. Kadusome. Ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he, nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahashorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Imana yacu twigishe cyane. Aha rero biragaragaza cyane umwuka wera uwo ari we. Umwuka wera aba hose. Haleluya, haleluya. Umwuka wera aba hose. Ntaho umwuka wera twamwihisha, ntaho umwuka wera tutamusanga.
aho twajya hose tuzamusangayo, kandi nta n'ahantu twamwihisha. Umwuka wera hejuru abayo, hasi kuzima abayo, ku mpera y'isi abayo. Ntaho rero twamwihisha, kuko aho tuzajya hose tuzamusangayo. Umwuka wera ajya akora imirimo n'ibitangaza cyane, kuko n'ubundi aba hose, akorera hose. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu hano muri iyi Zaburi hatubwiye ngo nahungira hehe umwuka wawe, ndahungira hehe mu maso hawe. Imana yacu irareba kandi ikitegereza, kuko ireba kurusha uko abantu bareba. Imana yacu rero iba hose. Utekereze, wahungira hehe umwuka w'Imana? Wawuhungira hehe? Urajya mu gicu hejuru mu ijuru, uramusangayo. Urajya ku mpera y'isi naho uramusangayo. Urajya ikuzimu hasi naho ariyo. Imana itwigishe cyane. Haleluya, haleluya. Cyo ni igihamya kigaragaza ko umwuka wera ari Imana imwe yo mu butatu. Imana yacu ishimwe cyane. Turareba ikindi gihamya cya gatatu, kiravuga ngo azi byose. Haleluya, haleluya. Azi byose. Turasoma, turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto. Reka dusome twumve icyo batubwira. Igice cya kabiri umurongo waho wa 10. Kadusome. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose, ndetse n'amayoberane y'Imana. Imana yacu tugirire neza. Turasoma n'umurongo wa 11. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hereza Imana icyubahiro, kuko Imana yacu izi byose. N'ibyacu irabimenya, ibyanjye irabimenya, n'ibyawe irabimenya, iby'itorero irabimenya, iby'abayobozi irabimenya, iby'abakristo irabimenya, ibyacu byose Imana irabimenya. Niyo mpamvu dukwiye kujya tuyiha icyubahiro, kuko ibyacu ibimenya byose. Imana yacu nta wabasha kumenya imitekerereze y'umuntu, nta wabasha kumenya uko umuntu akora, ariko Imana ibasha kutumenya, ibasha kudusobanukirwa, ibasha kumenya ibyacu byose neza. Imana itwigishe cyane. Umwuka wayo rero niwo ubasha gusobanura ibyacu. Ndi muri uyu mwanya ndagira ngo utekereze neza. Tugeze ku mwanya wo gufata umwanzuro. Ufata umwanzuro ukurikije, ufata umwanzuro urebe urakora iki. Urakora iki muri uyu mwanya w'ijambo umaze kumva? Umwuka wera ko wamaze kumenya ko ashoboye byose, azi byose, aba hose, kandi ntaho wamuhungira. Urafata uwuhe mwanzuro? Fata umwanzuro, fata umwanzuro. Nshuti yanjye, watekerezaga ko ibyawe bitazwi, watekerezaga ko umwuka wera ibyawe atabibona, ariko muri iyi saha umaze gusobanukirwa ko umwuka wera hejuru abayo, ikuzimu abayo, ku mpera y'inyanja abayo. Aho hose umaze kumusobanukirwa. Ngaho fata umwanzuro wihane. Mwuka wera azabane nawe. Abakozi b'Imana bagufashe gusenga, usubizwemo imbaraga zo kumenya no gusobanukirwa umwuka wera uwo ari we, kandi agufashe mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe. Tugiye gusenga Imana. Imana igufashe wowe ufashe umwanzuro, wowe ufashe umwanzuro, kugira ngo ujye umenya ko ibyo uzajya ukora byose umwuka wera azajya kureba, kandi azajya amenya ibyawe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero wowe uhagurutse. Reka dusabe abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Imana igushoboze muri uru rugendo, kandi uzajye wumva neza ko ibyo uzajya ukora byose
umwuka wera azajya bari kumwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.